So guys, abantu mumaze iminsi mubona video ziri kuzamura abaforowazi benshi kuri TikTok zikagira like nyinshi cyane ziri hejuru y'ibihumbi 10. Simbizi nawe niba warabuze abaforowazi, nje kukwereka application ebyiri, ariko ngiye kujya nguha application imwe ku munsi, ku buryo nawe iyo application nuyikoresha uzahita ubona abaforowazi benshi cyane. Kandi niba ufite TikTok itari international, nabyo turaje tubikoreho, biri mu minsi mikeya. Reka dutangire. Reba ko wakoze subscribe. Abantu maze iminsi mwibaza ukuntu mwakora video dore igisasu FARDC yavuze. Ese muri East Africa hari ahantu cyaraswa? Kura subscribe turebane aho cyahagaze, kirabyenye gise gihinduka umukobwa mwiza, ariko ukaba wibaza uti iyo video nayikora gute? Icyo usabwa rero, urakora subscribe ku YouTube channel yanjye, njewe mbite mbigukorera nk'akazi. Noneho kura subscribe. Noneho reka dutangire. Urinjira, urafata phone yawe, winjire muri Google Chrome. Noneho urafata phone yawe, winjire muri Google Chrome, winjire muri search, kora subscribe. Noneho nugera muri search wandikemo ijambo Pigs Verse gutya. Nje nsanzwe nyikoresha, uri kuyibona, urirebe neza kucya byandikwa, iri Pigs Verse, ugemezeho. Usacinge. Ngiri ryaje, urakora hano hambere handitse Pigs Verse, kampa kwereke neza ahangaha, uhemeze. Ariko twibuka gukora na subscribe. Ngiye kujya ngo takazamo application z'ingenzi ubona, ukibaza uti iyi application mbese nzayibona gute? Nje ngomba kubikora nk'akazi nkayiguha, noneho ugatwika nawe ukagira abaforowazi benshi, bikagushimisha ugatungurwa. Ariko iyi application ndakubwiza ukuri, nuyikoresha izazamura level yawe. Ngiye kuzabasobanurira n'uburyo ushobora gukoresha uzamura level ya TikTok yawe, dore ko TikTok iguha amafaranga menshi kurikije uko level yawe izamuka. Urakoraho hano, urabona ko za video twatangiye kuzigeramo. Application ni iyi. Application ni iyi. Application ni iyi. Iyi effect, ni danger.